Ni radiyo. Aha. Ni radiyo. Nawe ni ya televiziyo. Bite ni byiza mufite amakayi turayafite mushaka mufite amezi ati aya 48 ngaya n'aya 250 ngariya hariya n'amakaramu byose birahari hagiye 48 bamwe impapuro ingahe nyine ubwo urumva bamwe impapuro 48 okay ngaho mpereza iyi ngiyi iyi ngiyi mfite n'udupapuro twiza ntabwo mena ngiye ngurisha neza nyine mugabo 2 3 4 5 6 7 none se nawe izi mpapuro bazishyizemo ni nziza rigaguruka gusa n'ibintu byaha iyi igura igita none se 48 kuri gukurura turekana none se urayitwara icitse ariko ibyo ntabikureba nyine icyo mfashe uku kwishura nyine njyewe nyishyura amafaranga yanjye nta n'ikibazo mfite rwose none se yananga umpaye 50 none se iki ngiki urabona nzakigurisha mbwira nyine wowe ari wowe oya weho mu byo wize gucuruza birimo ikayi ndetse uje kunyigisha gucuruza muri butike yanjye ikayi igura 150 irimo impapuro 48 ugabanyije gatatu ni kangahe yenda kugurishije ikayi mpa amafaranga yuzuye iryitanu 48 ugabanya gatatu ni 16 ibyo se ndabizi iryitanu naryo nurigabanya gatatu ni 50 ugabanyije gatatu rero ntwaye impapuro 16 nyine nawe nkayanjye uzajya kugabana n'abandi basigaye abacuruzi b'abakiriya b'iki gihebo ariko se mubayitwaye ate arayijyanye yarengareze uwo muntu yatera imbere koko afite abakiriya nka bariya ngo 48 kugabanya gatatu ngo ni 16 ngo noneho iryitanu kugabanya gatatu ni senkani nisubiye ikayi yabo ntuyigura nakundi nyine ubwo nyine ndahombe nyine curuza ruragura ariko urunguru rwo rurananiye gusa amafaranga wayamaze iki so wabwira umuntu ngo wacuruje ndumiwe gusa Sandi kumba kabisa ariko nta kibazo ubundi kubona itoto izuba rye byarangaranze aho hacuruza ibijumba ariko nta kibazo basi bira aho ngaho mura nari barashaka najyaga mu bigo mugaterefone ari umuntu uri mudufaranga ndashaka kumuhamagara iyi muramutse mufite udufaranga mwaje ubukene buzakwitwa agufasha noneho kandi neza kamuhamagare nyamutse tukamuhamagara none y'amafaranga yanjye bimeze bite utayampaye nzajya muri wawe reba igihe kuwa mbere nari ndi iwawe kuwa kabiri ndi iwawe kuwa gatatu ndi iwawe none se no kuwa gatanu nzagaruka none agira telefone yawe ari gukoresha umuti uratashye kanigendere nje gushaka tukayitwa abana adashite igihe dore telefone nziza ndakawe n'ijana bazahari umusibye na za 60 kiriya cyamusere cyari kiri kuvuga ahubwo reka nirukanke batagaruka hano bagasanga ndacyarimo hano ugasanga bivuye mu mpaka ntabwo ari kure hagarara
kiza soko zimwe ndazishaka Fene hari ikibazo dufite ni abantu bubu mwabaye muteko ako mwabaye muteko kugira abantu ibintu byose bakifata mukagita ibyanyu Mafene byagenze bita nje nawe nta kibazo dufite ntabwo dusangira mpereza muhereza iki mpereza ndabara gatatu umva Solomon ayo ne Solomon muhereza ibyo mvuye guhaha ibi sinabishaka nisi Mafene ibisingo biri mu bitaro ikindi cyo nshaka kirwa ari bikaye byaba n'ibipapuro by'abana ni ikindi cyo nshaka igiye kwa gatatu rimwe mpereza ariko Mafene kabiri mpereza umva Mafene mu mwanya kwanza Mafene sobanura ibintu mpereza mpereza muginga nje nawe dufitanye ikihe kibazo telefone yanjye mpereza telefone yanjye rwose mpereza nigende ese Mafene usibye kuba telefone wayintirije ku isoko nkahamagara kandi nkahita nyigusubiza ibyo sibirandira njyewe nagwe telefone yanjye urayijyana ryari seje undi nagutiye telefone wa muntu ryari awe simu cyaje ndi kumwe nagacabiranya simukanya se ahubwo kujya nawe wibagirwa nabi ni mukanya namaze kuvugisha wa muntu rero nari ngiye kuvugisha mpita nyisubiza agacabiranya ntayo yaguhawe ukunyirisha buraho rose ndi gacabiranya cyane batene gacabiranya ko nari nsanze muri kuganira noneho nkahita mbahereza telefone ushaka intambara wowe ako wabonye yanjye ntabwo nshaka kubana nawe nta migwano nshaka hagati yanjye nawe dore ko nisaziye Mafene wamva Mafene nshaka yi Mafene wamva ushaka kunkorera mu gikapu munyibire amakayi y'abana Mafene mvira mu gikapu murantabare we baranyishe murantabare Mafene aranyishe we Mafene aranyishe we muratabare Mafene aranyishe Mafene aranyishe yanyishe we Mafene yanyishe we Mafene yanyishe Mafene aranyishe we ubundi mupfuye ayiwe aranyishe we arananero uri kuntane mupfuye iki Mafene mupfuye murinze kurwana mupfiye Mafene aranyishe we ese mupfuye cyabukubita mupfuye mbwira ko utari kumbwira wa mugabo yanyishe bigenze bite Mafene aranyishe we nyine mbwira mwese weho kandi ko utari kumbwira bigenze bite mupfuye Mafene we aranyishe wahaguruka rero ngo usindagize kujyane mu rugo niba udashaka kumbwirisha weho n'amafene mupfuye haguruka tugende mu rugo ariko nubwo tugiye uransobanurira ikintu Mafene agukubitiye ntabwo mukwiye kurwana uko ngo agukubite nta kintu mupfuye ugomba kubinsobanurira mwese arakwishe agukubise nta kintu mupfuye ntacyo we apfuye kunkubita se nta kintu ukoze turahuye arahondagura we arahondagura aranyishe Mafene we ndayijyanye ndayikokoye rwose uko biragenda kose ni inyubaha zanyitimuka yo kuba ngo nabaye umujura ndayijyanye wenda bazanyita umujura nakambura mama bitashaka cabira mupatare sugesha mwana reka ngiye kureba umuntu hirya uranangira duhuye niruka bye bye oya ariko uretse kunshika nkubwira hirya ko nyiruka je ndimo nirukatswe n'ikintu iki kimwe ndikumva cyangwa se bibiri nagushakaga icyo nicyo cya mbere cyakiraga iki icya kabiri reka nkikubwira naringiye kugushaka ngo tujye kureba umuvandimwe wacu sura y'Imana nako sura y'Imena byamugendekeye bite sura y'Imana oya mbwira rwose byamugendekeye bite ubwo bya malariya bisanzwe wanza arwaye oya ni bya malariya bisanzwe nyine nagira ngo tujye kumusura turebe ikibazo afite nuzi yakubiswe nande nta muntu wamukubise ariko bamuhamagaye barambwira bati ararwaye niko bimeze nuko bimeze nagira ngo dufate umwanzuro tugende tujye kugira ute kumureba tujye kumureba nashare ko dore kugushaka kunshika zira gahunda zanjye zirgiye ngiye hariya ze duhatiye oya kuriya mabare hari umuranyemereye agacupa tugende reka nkamanza n'agasoma kumureba nitumara kumureba ibindi turabikora nyuma noze reba nanjye byanzinduye kandi urabizi sura y'Imana nako sura y'Imana yego
ni umushuti wacu oya ndabizi tumenyeranye tubanye igihe kinini. Okay, aho umugabo aguye undi aterera agasinde. Kuvuga ngo rero reka tugereyo turebe hari igihe yaba yahuye n'abagizi ba nabi bakamukubita cyangwa se bamwishe ntabwo tuzi ikibazo afite ariko Surayimani nako Surayimani ni umuntu w'inyangamugayo cyane. Messi ko wanze kumbwira cyagihe byagenze orosha amafene yankoze ngo najanye telefone ye kandi dore namusanze mu isoko ahagararanye na Gacabirane ndamubwira nibiza telefone mpamagara umuntu undi mu dufaranga twanjye atunyishure ngira utwo nihahi nuko telefone arayima ndahamagara maze guhamagara telefone mbanda yimusubije duhuriye mu nzira ngo telefone ye ngo nayijanye yarakubise yaramvunaguye yudatabara ubwo yarangishije niyo mpamvu naje kuriya nyoberwa ibibaye ndakubaza nawe uranyihorera kugira ikintu mbwira mbese telefone iri he telefone narayimusubije ndetse hari telefone wabonye ndageza hano wa mugabo we ni ukwihangana nyine ngo abagabo muhorana ibyago mugendana ibyago kandegere n'aka ngaka nako ndi kubona ko ariho ibise ibyawe n'abagacabiranya bumva bitoroshe oya bariya abagabo bose barampuhute ariko Gacabira nawe ararenganya ni mafene gusa ni mafene warunyishe we oya ubwo nawe bikubera isomo rero ntuzipfa gufata amatelefone y'abantu narayimusubije ariko warayimusubije ubwo nawe amahoro none niba warayimusubije ibibazo by'uriya mugabo nanjye yaranyobeye ahorana uburwayi wagira ngo bamuroze uburwayi reka tugere ariko turebe ariko se ko numva nta gakome iwabo bimeze bitera nyine ni nawe ubimbiye sinari nkubwiye ko nigire kwifatira agacupa arakuba ubuse bariya ahubwo nta muntu ukoma hano hafi uretse gato hanumvira ko hari umuntu uri gutaka ndi kumva ntabwo agiye gupfa niko ntabwo agiye gupfa ntabwo mbizi nanjye ukora ibintu bimeze uko mwiriwe yego muraho kwa Surayimani muraho neza mwaramutse mwiriwe Surayimani muraho urakomeye reka ntabwo namukomerere mapere uyu mugabo se byamugendekeye bite muramuze ababyeyi uyu ari hano nabibwirire byamubayeho dore mushike dore agatebe none se bari gukora ntabwo ari sida yarwaye iki mwazanye uri mu muti niwo turi guhongora tukagenda ndi kumukangira ntabwo ari sida warwaye ako kari agakorora oya turagatebe nimwicare byagenze erega nimwicare mwa bagabo mwe ibyago bibwira abagore bigaramiye nawe rero tubwiye uyu nababwire nuko rero bibaye amahire dore kuzanye na Gacabirane bimwe mu byatumye nkubitwa nkagirwa guca na Gacabiranya uyu Gacabiranya wari uharira nari mpari bamukubita oya namukubita ngo wari byagenze ukuntu byagenze dore nasanze Gacabiranya n'amafene mu isoko hari umuntu wari undi mu dufaranga banababwiye ni mwabagabo mwe ufite amafaranga kuri telefone nantize kuri iyo nzira mugozi ye nuko mpamagara umuntu undi mu dufaranga anyishyure mbona uko nigurira udukayi tw'abana n'iniforume bagiye ku ishuri nuko rero telefone barayimye ntabwo mbari kubyumva buriho n'icera nuko ngenda komeza ubwira oya icare guma wicaye telefone barayimye kuko ngiye ntahagaze ntabwo ubu iki kibazo ni telefone gusa dore rega na hano hose biraho y'amahanga yarakwitanye n'ibikomere byabaye igikomere nuko rero nimare guhamagara telefone nyibasubize Gacabira siweho nanyereje ngo yimuhe nari mpari rwose siwe yimuhaye mafene narayimuhaye rwose none se nuko arangije rero ngo ubwo mafene tuba duhuriye aho mvuye kwiremera isoko abaramfashe piku no hasi nyoberwa icyo ndi kuzira nyaboneka amafene uri kunziza iki mafene ati mpereza telefone nayo nigeze nkora koze mwabantu mwe
ibyo bintu biracyaba muri aho iyo madamu adatabara yarananiye aho kwinikaga no kuri none se Mafine yarayimuhaye njye narareba rwose ndabizi nawe urabizi ndabizi bari bamwishyura umugabo wanjye bari bamwishyura ntatabara dore icyo nicyo nazize rwose arahondagura nsiga ndinde mbitereye aho ngaho dore nguko benesha yenyine ukomeze udutekerereze ariko ikibazo kiraha musanze cyo gutora agatege uyu mugore yagiye nshiraho utwatsi wewe ngabize gacabiranya muramubeshera ni umuntu wizera na se ndi umukirisitu rwose gacabiranya aya maso nayo yigeze akoraho pe nsengera abantu ariko mugabo we uzi Ndi umunyempano kandi. no kwizerwa ukibaho kuki watagutenguriye telefone akayibika ntayihe uwo nyine wari gacabiranya ntayayije rwose ndasubiranye njye ndi umunyempano ndabimari rwose ndasenga n'abantu bagakira ndi umunyempano ngani barushye reka tubyizere ko asengera abantu bagakira n'abarimo amashitani akabavamo rwose. ubwo reka tubyizere tubifate gutya senga ndegera ijuru biramutse bigaragaye umuntu wibye telefone umuntu wibye telefone ya namuhana ubwo reka tubitegereze by'umwihariko akazapfa akavaho cyane wamfasha kumuhana hajya gusukura iyo telefone y'uwo muntu ngo ukundi sona ndabizi ariko mafene yakubita we yakubita iyo telefone kiri gusona waguze telefone oya nta radiyo nta radiyo ni radiyo nari nitwaje rwose ni radiyo n'ukugura ni radiyo ni radiyo nazo uri kubona ari telefone ni radiyo ni radiyo ni radiyo nawe niyategiyo bakubitira umugabo we ntakubwira wa mugabo ubwira ngo ni umunyamasengesho ni umunyempano ngo arahanura ngo amashitani akiru ntubibonye izo nshuti zawe wirirwa uvugira iyi niyo telefone yaritumye bakwica dore niyi bantije dore niyi bantije ngaho reka wumve noneho ubundi wari wamwizeye umva uvuga ngo ni inshuti yawe ntabwo nzongera kwizera umwana w'umuntu rwose ntakubwira amacupa yose nahoraga mugurira ariko ntabwo birangiriye ahangaha umva koko ugirirwa neza n'uwo yagiriye neza abagira imana mwabagabo Ihangane. yaransize mu kagozi icyiza ni uko ngewe fone ya mafene ibonetse ndayimushyikiriza ejo ubundi biri tuzamushaka kuriya tuzamuca inzoga tuzasubira umuryango uterane murakoze rwose murakoze rero murakoze mushaka amafene mubwire ikibazo cy'iyi telefone ye kuko ibonetse imana ishimwe rwose Take